banyarwandakazi ndagira mbabwire noneho nkubiswe n'inkuba, ndagira mbabwire ko rwose ibintu bibaye i Nyarugenge. Ndagira mbabwire ngo iyi kipe yitwa Rayon Sport na Kataraza izakazana noneho yitwa Wasiri. Uyu nguyu ni umuvugizi w'abafana ba ekipe ya Rayon Sport, yazanye terime ivuga ngo 11 n'abazungu, ariko noneho ndagira mbabwire ko iri jambo ryahindutse, iyi terime yahindutse, ahubwo 11 n'abasaza. Iyi kipe hanyuma yuko iyobowe n'abasaza koko yatangiye kuzana n'abasaza mu kibuga, yatangiye kuzana abakinyi navuga ngo bageze mu za bukuru. Iyo baza ko bakorera leta bakagombye kuba barahawe pansiyo. Abasaza ekipe ya Rayon Sport niyo itangiye gusinyisha. Ndagira nkubwire ngo bidasubirwaho bwa mbere mu mateka shampiyona y'u Rwanda ikipe yobowe n'abasaza batangiye gusinyisha abasaza. Burya ngo abasaza iyo bicaranye ngo baraganira, ngo abasaza iyo bicaranye ngo burya bahuza ikiganiro kandi bakanakiryoshya. Ese uyu mupira wa Nyarugenge, ese uyu mupira usaba imbaraga, ese uyu mupira usaba ubuhanga budasanzwe, uyu mupira usaba umuvuduko. Hanyuma yuko ikipe ya Gasogi United, iyi kipe iyobowe n'umugabo witwa Kensi, iri kuzamura abana afite imyaka 17, aba babita imigirigiri, n'abasore bafite imbaraga z'umubiri, baracyafite umubiri ukora neza 100%. Ikipe ya Gasogi United ikomeje kuzamura abasore bakiri batoya bafite amaraso agitembera, bagifite imbaraga, bagifite ubushake, bagifite ishyaka ridasanzwe. Naho mu Nzove ekipe ya Rayon Sport irimo irazana abasaza, irimo irazana abashesha kanguhe, yitwa Munyemerere. Umunsi wa none mbigarukeho, Munyemerere umunsi wa none turebere hamwe ese ibingibi ekipe ya Rayon Sport irimo irakora birasiga iki, biragaragaza iki. Mbahaye ikaze. Icyo ngusaba ni kimwe, kora subscribe, ukore kunzogera kugira ngo uzajye kugenda ubona amakuru yizewe ndetse n'ibiganiro byizewe 100%. Mureke ntangire gutya. Nubwo nanga ekipe ya Rayon, ndayanga pe, ndabivuze mbere. Iyi kipe ya Rayon nubwo nyanga, iyi kipe ya Rayon Sport nubwo mbona ko ari ikipe idashamaje, ariko noneho ibingibi ni ukwica umupira w'u Rwanda, ni ugusuzuguza shampiyona y'u Rwanda yitwa Ami Cedric. Uyu nguyu Ami Cedric ni umukinyi navuga ngo abakinyi benshi bari gukina mu mupira wo mu Rwanda bakuze bamwumva, ndetse no usibye no kuba abakinyi bari gukina muri shampiyona y'u Rwanda barakuze bumva Ami Cedric. Ndagira mbabwire ko n'ababyeyi babo bakuze bumva Ami Cedric. Kapiteni Haruna Niyonzima n'umwe mu bantu dufata nk'icyitegererezo, ariko byashoboka ko nubwo benshi bavuga ko ari mukuru, nubwo benshi bavuga ko ashaje, ariko uyu Haruna Niyonzima byashoboka ko nawe yakuze yumva Ami Cedric. Uyu Ami Cedric bidasubirwaho yaje muri ekipe ya Rayon Sport. Ibingibi banyarwanda, ibingibi banyarwandakazi, nubwo ntafaniye ikipe, nubwo ntanayikunda pe, dore ko Rayon Sport ntago nyikunda, ariko ibintu nayo iri gukora biragaragaza ko n'abayirimo bitwa ko bayikunda batayikunda. Ntago wabukunda ubururu n'umweru, ntago wabukunda gikundiro ngo uzana abasaza y'imyaka 40. Ibyo ngibyo kiretse wenda aba yari umutoza, dore ko ibingibi nibyo bintu ekipe ya Rayon Sport irimo irakora. Abantu benshi barimo baragaruka bakavuga bati ekipe ya Rayon Sport yabaye akagoroba k'abasaza, cyangwa se yabaye agakipe k'abasaza. Hanyuma yuko iyobowe n'abasaza, no mu kibuga hagati bazanyemo abasaza, dore ko n'abatoza nabo n'abasaza. Ekipe ya Rayon Sport yahindutse abasaza buri. Ndagira mbabwiza ukuri yuko burya umusaza yagucira imigani, umusaza yakubwira ibisakuzo, ariko umusaza ntiwamutuma kuvoma. Ibingibi ndakeka ko ari Kinyarwanda mvuze, ndatekereza ko ari ibintu byumvikana. Rayon Sport itangiye gusinyisha abasaza. Hanyuma yuko izanye umusaza witwa Rutanga Eric, abangaba Rutanga Eric abantu bakabyirengagiza, none hizanye sogokuru wa Rutanga yitwa Ami Cedric. Dore ko irimo irashaka na Kwizera Olivier Gishweka nawe uri mu myaka 40, dore ko ari marayika bakaba
Rayon Sport yo kugira ngo ibe ikipe y'ubukombe nk'uko benshi bari bayisanzweho, dore umunyamakuru Lorenzo wa RBA akaba umunyamakuru wa Radio Rwanda we yatangaje aravuga ngo ekipe ya Rayon Sport iyobowe n'abasaza yatangiye gusinyisha abasaza. Iyi ni imvugo idasanzwe, dore ko ibingibi bigiye kwica umupira w'u Rwanda, dore ko ibingibi usibye no kwica ekipe ya Rayon Sport bigiye no gusebya izina ryitwa u Rwanda, dore ko iyi kipe ya Rayon Sport ni imwe mu makipe azahagararira u Rwanda muri CAF Confederation Cup. Niba iyi kipe ya Rayon Sport izahura n'amakipe akomeye yo muri Tanzania, Zamalek, South Africa, Tunisia, Maroc, Egypt, Nigeria, Algeria, aya makipe ni amakipe akomeye ari muri Confederation Cup ndetse yiteguye guhangana no guhatana. Mu gihe aya makipe azahangana na Rayon Sport arimo kujya ku mugabane w'i Burayi, andi akajya mu tudemi twa Afurika kugira ngo bazane abasore bakiri batoya bashoboye kwiruka kuri iri zuba riri munsi y'ubutayu bwa Sahara, ekipe ya Rayon Sport irimo irazana abasaza cyangwa se basogokuru. Hamis Cedric yagaragaye mu myitozo ya ekipe ya Rayon Sport yambaye umweru n'ubururu mu myitozo. Abantu benshi birabatungura, abantu benshi birabatangaza, baravuga ngo ese koko ekipe ya Rayon Sport nahangaha yabigeze? Ese koko ekipe ya Rayon Sport hanyuma yo kuyoborwa n'abasaza, hanyuma yuko iyobowe n'abasaza, dore ko abantu benshi babigaruka bakavanga abasaza bagarutse muri Rayon, noneho itangiye no kuzana n'abakinyi b'abasaza. Ese ibingibi birerekeza hehe? Inshuti bakunzi ba Rwanda Showbiz ndetse by'umwihariko inshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, reka mbabwire ngo abakunda ekipe ya Rayon Sport muyifashe muyisengere, kuko yo kugira ngo 11 babe ari abazungu ahubwo 11 bahindutse abasaza. Mumbabarire nivugiraga Gikundiro.